None urubuga rw'imikino rwo kuri uyu wa gatandatu turabasuje tubifuriza weekend nziza tuhereye wenda ku ikipe ya APR Ligan ku munsi weje yakoresheje ikiganiro n'itangazamakuru kaduhere kuri iyo ngingo mbere ko tuza kwinjira wenda no ku mukino ifite umunsi cyangwa se no kuri championnat muri rusange. Ikipe ya APR eje yakoze ikiganiro n'itangazamakuru ku isaha y'isa yine ku kicero cyayo hariya ku Kimihurura bakunda kwita mu Myembe. APR tumitangazamakuru baganira ku ngingo nyinshi zitandukanye mbere na mbere ariko ndiganira ngo ikiganiro itangazamakuru cyari gikwiriye byari ngombwa kubera ko hamaze igihe hari ibintu byinshi biba bigomba gusobanuka ariko kandi binaba byiza iyo abantu banibwiriwe ibintu nabanyirabyo n'ababiyobora so mu ijambo rimwe cyari kiganiro cyari gikwiye cyazigiye kurikije byinshi byari maze igihe bivugwa. Ni ikiganiro rero cyari kirimo ubuyobozi bw'ikipe ya APR burangajwe imbere na afande Deo Rusanganwa yari yicaranye na afande Muyango ndetse hari no na team manager wa APR Major Kavuna, so hari umutoza Darko Nović, hari n'umutoza Thierry Hitimana. Kuri pano nibo bantu bari bayicaye. Rero byatangiye n'ubundi ubuyobozi bwa APR buhikaza itangazamakuru. Ingingo nyamukuru rero kuganirwaho ya mbere yari kubaha ishusho nyine y'uburyo APR yiteguye imikino yo kwishyura muri rusange. Hari abanyamakuru batandukanye nari mpari ndetse na Iberi ndacyayisaba nawe yari ahari, so n'abandi banyamakuru benshi cyane bo kubitangazamakuru bitandukanye. Championnat cya mbere muri rusange bavuze ibintu byinshi cyane ariko umutoza Darko Nović niwe wabanje kubazwa byinshi kubera ko urebye yari afite imyitozo ndetse Deo Rusanganwa fanda aravuga ati mubanze mubaze mutoza ibyo mumubaza afite izindi nshingano ari buze kuba yajyamo noneho mu mureka agende hanyuma nagenda ubundi twinigure tuganire ko byagenze. Umutoza rero arabazwa yabajijwe byinshi cyane. Kimwe mu bintu yabajijwe ku mupira akina utanogeye ijisho. Abanyamakuru twabarizaga abafana ba APR mubwo batuwo mutoza harakina yego ntabwo duhagaze nabi ikipe ya APR ya kabiri birashoboka ko twanatwara n'igikombe nk'abafana ba APR batari ko mutubarize umukino we ubishye utanogeye ijisho gutsinda imitima yavuye mu bantu bihaha bigenda guturika bizarangira ryari. Abanyamakuru rero twarabimubajije Darko Nović yemera yuko agiye kubikosora kandi yemera yuko nawe abizi ndetse avuga yuko n'ibitego 18 APR imaze gutsinda ngo bishobora gukubwa kabiri muri imikino ya Fase Retour. Ibyo ngibyo abafana ba APR mu byumve n'umutoza kabizi yego arakina ariko nye nta scoring nk'ibyo bariganiye bagenda basesengura mu biganiro bya buri munsi nawe arabizi. Dariko ikindi kintu Dariko yavuze ngira ngo twamubajijeho ni kubigendanye n'abakinnyi muri APR byavuzwe ko ngo badapasanye abanyarwanda badapasa abanyamahanga ngo ruboneke yafashe baro ngo ngayicomeka kwa Gilbert ariko ngo babigoye ko yihindura ngije kwa Omedi cyangwa ije kwa Kiwanuka arya yicomesa Gilbert bafite bingahe baro barisigaye afite passport muri APR. Ibyo byaravuzwe cyane si ubwa mbere namwe nyango mu byumvishe.
abafana mu makipe y'i Kigali nabo bakunda utuntu nk'utwo tw'udutiko ubwo n'umwe kandi ibyo babyita fluke kaba ari akanarativu kavuye nko ku muntu umwe abonye baro muri stade yicaranye na mugenzi ati ndaje nkwereka ruboneka adapasuye wenda yipashe kwa Gilbert yakabira yahaye muzungu ngo aha bafata conclusion oya nta ibyo ni ibinyoma nta so rero ubwo ntago bibaho ibyo nayo niyo ni ingingo yaganiriweho muri iyi press conference. Darko Nović avuga ko ibyo bintu atabizi pe, avuga yuko biramutse bibaho byakwica tactical formation aba yateguye kandi yabibona ko harimo ikibazo ahubwo bazamuhurwaho nibatangira ibyo bintu bwo kuvuga atari ko mwebwe mwabanje mukunga abo bakinnyi banyu ko avuga ko atazo byose byavuye kandi mu bakinnyi be abana nabo umunsi ku munsi atarayibona umupira akoresha imyitozo no kuri match niwe boss ati ibyo bintu ndabibona sinzi aho bivuga babikura. Afande Deo yaramwunganiye arambwa ati ibyo bintu narabyumvise ati nanjye ubwanjye ndabyikurikiranira ngo mbirebe koko niba icyo kibazo cyaba kiri muri equipe nyoboye ati mu by'ukuri nta n'ikimenyetso na kimwe twabonye ko ibyo bintu byaba byarigeze no kubaho, rero twebwe tubifata nk'ibihuha. Ariko Darko Nović ndetse avuga ko hazaza he muri APR ndagira ngo ari naho twumve Darko Nović bijyanye na contract muri APR bijyanye nyine no uko akina n'ibiki byose hari icyo yabivuzeho ubwo nari mbanje kuvuga muri bimwe mutari bwumve muri interview. Reka twumve Darko Nović. Think about that and all the time put pressure on myself. What is rumors and speaking around, of course that ibyo nanjye mbitekerezaho bakagira igitutu buri gihe bihuha bivuga ko nanjye nishyira mu bibazo nzinzira ndimo ikipe yacu izi ibyo turimo kugeraho ndetse n'ibyo twashobora gukora tugeranyije n'aho turi ndetse n'aho twahoze ndetse no muri ikipe twavuga yuko turi mu nzibacyuho uzumva bamwe mu bantu banyuzwe n'ibyo tumaze kugeraho ndetse n'abakunenga bavuga ko uri mu nzira batifuza bamwe bazakira ibiciro ku mutwe wanjye bibaza ibibazo bibazaga mbere bamwe muri mwe narabwiye ngo ibikapu byanjye bihora byiteguye kugenda nta nubwo njya mbitekerezaho kuko uyu munsi ndi umutoza hano ejo n'ejo hazaza ariko nyuma yaho ni ibintu bisanzwe ku mutoza wese ariko murabizi niba mwifuza ku byo umuntu yagezeho n'intsinzi mukagereranya ku gikombe cy'intwari kirangiye mu minsi ishize ndakeka APR FC yaherukaga kugitwara muri 2019 niba mbyibuka neza ni muri 2019 harashize imyaka 5 twasesengura kuri Sekafa twasesengura muri CAF Champions League ndetse n'ibyo twagiye tubura muri iyi minsi yego nibyo nanjye ntabwo mpagijwe n'ibyo twakoze mu mikino imwe n'imwe by'umwihariko ku mukino w'amagaju twatakaje kuko iyo tuza gutsinda uriya mukino twakagombye kuba turi aho twahoze umwaka ushize icyo dukwiye kwirinda ni ibihuha kuko turacyafite indi mikino 15 muri shampiyona turiteguye ko dushoboye tuzagerageza gutwara shampiyona kuko byabaye mu myaka yashize. And I think we avoid all speaking and rumors in that moment. But we have 15 matches in the league. Abakinnyi baje bashya bafite uruhare runini gusa ndabiseguraho kuko mutabonye bitoza kuko mwageranye ibihe byashize n'ibyubu ushobora kumva abakinnyi batandukanye barimo Jibril, Denis Omid na Hakimu bazatanga izindi nyongeraho zisumbuyeho bazanye ubundi buhanga bucya ugeranyije nabo twari dufite mbere ubu rwose biratandukanye kuko dufite abakinnyi bakinnye mu majyaruguru ya Afurika yaba ari muri Maroc banyuze muri Jessica Beri no muri Berkane nubwo ibyo ngibyo ntacyo bivuze gusa ntabwo hakina hari utari umuhanga kandi mwarabibonye ku mukino wa polisi duheruka gukina wa nyuma urebye uburyo yakira umupira uburyo awukoraho gucenga n'uburyo agenda ndetse n'uburyo atekereza ibyo afite bitandukanye n'ibyo twari dufite mbere nuko azatanga ibirenze byo mu myitozo azatanga ibirenze mu ikipe ya APR yacu ndetse n'ahazaza hayo niyo mpamvu dukwiye kwitonda kuri Jibril kuko dukwiye kumukoresha mu mukino dufite gusa ntabwo yari yaba mwiza mu mbaraga mbere yuko aza yari amaze ukwezi agakora imyitozo gusa tugomba kumukoresha vuba bishoboka. Njye ntabwo nafashe icyemezo ku banya-Nigeria bagiye gusa niba ushaka kubavuga ntabwo ari njyewe nibo batumye bagenda ntabwo bari bakwiye kuba bari muri APR FC yaba ari mu buryo bw'amazina ku buryo bujyanye na shampiyona ndetse n'uburyo bakinaga n'ubuhanga bwabo ndetse n'ibyo bakoze mu gihe cyashize ntabwo bari bakwiye kuba abakinnyi ba APR. Ubwo ubuyobozi bushya bwazaga buvuga ko hari impinduka zikwiye gukorwa vuba na bwangu. APR FC ko yari ikeneye abakinnyi nka Jibril
babakinnyi bafite ubunararibonye babakinnyi bakinnye muri shampiyona ya Maroc ufite imikino 32 cyangwa 34 muri Champions League ndetse na Confederation Cup twarakinnye duhora ndamuzi ubwo nari ndi mu ikipe ya Monastir. When you play in Moroccan league you have 32 34 plus Confederation Cup or Champions League. He played against me Monastir Berkane. You had Coach Darko Nović rero byinshi yatangaje igaruka no ku bakinnyi basezerewe mu byo yatangaje nyine hariho n'abayifashe nko kwihenura niba ariko nabyita ko yaravuze ngo kugiye ngo isaha n'isaha nagenda akora kandi kantu yagobetsemo ngo igiye ngo ariko igiye kureba ngo ni club ntoza ngo mu myaka 5 ngo igiye kureba nta kintu nayo yagezeho urumva ngo rero ngo kugenda ngo twaganiriye nagenda umuntu wese ahora byiteguye ariko cyo gisubizo nicyo nabonye iyo case no ku mutoza wa national igiba case twanga ukuri ariko niko kuri mu myaka 5 ishize APR yageze kuki en terme ya Champions League Confederation Cup nyine nk'ikipe ku mugabane wa Afrika abashobora kwibaza bati kuki ajya mu mateka y'ikipe kandi atayajyamo ni ikibazo mwari mumubajije gisa n'ikimubwira ngo bibaye ngombwa ko agenda birasa n'ibyo umutoza wa national yigeze kubazwa fete media tujya tugerageza kudaha abaturage ibintu bimeze nk'aho kubabwira ngo look ngo uyu muntu ngo yabaye ngo mubi ngo yavuze nta kintu kibi yavuze ni fact ahubwo abantu badashaka kumva umutoza yaratubwiye ngo ntituri Brazil mbona abantu bavugije induru ngo yango ku izina ry'Imana ngo nago none se turi Brazil nango izimiza yakoze ari naryo ntego iryo niryo tutumva ahubwo tukajya mu matiko yandi y'akanyarwanda niyo umuntu akubwiye ngo nacyo APR yakoze mu myaka 5 ntabwo avuga ngo ntiyaguze ntabwo avuga ngo ntiyagabura abakinnyi ntabwo avuga ngo ntihemba ntabwo avuga ubwo harabatangira ngo gusuzugura ngo ikipe ngo y'ingabo z'igihugu ngo azi ngo uko yashinzwe ntabwo yavuze amateka ahubwo we wakomeza muri make ni nko kubaza ati yavuze ngo mu myaka 5 ishize n'ubundi APR ntacyo yagezeho muri make ugomba guhitindukira ahubwo ukabaza umufana urifuza ko APR igera kuki wifuza ko mu myaka 5 ishize APR iba yarageze kuki arakubwira amatsinda ahubwira kugera kure muri Champions League ahubwira kuba yaba ari ikipe ikomeye mu karere ese ibyo bintu byagezweho Darko nawe ni nabyo yasinye nibyo nkubwira nyine niyo nyito yicya kubwira ati mu myaka 5 ishize aho hantu niho mutari nekeza ko wenda muri context wenda turabizi wa mugani ngo Rwanda rikari wenda bivuge mu Kinyarwanda cyangwa se Rwanda iyo umuntu avuze ati uri iki ngiki wowe utamutanze ngo ukiyite akenshi iyo nyito ikugora kuyakira ariko buriya mukuri kw'icyo umutoza yarasobanuye nubwira ati njye ubwanye nasinye amasezerano naguriwe abakinnyi nazaniwe abanyunganira nazaniwe ubuyobozi bushya kugira ngo tugire ibyo tugeraho by'umwihariko mu mikino nyafurika by'umwihariko muri sekafa ntabyo twagezeho ariko abantu no twifuza kuba turi ese muri iyo myaka 5 mwebwe mbiciye karendiriye mbiciye ikura mbiciye urugendo cyangwa ahubwo narinje ngo nanjye dutangirana urwo rugendo ngeza ko nibwo buryo Darko Nović yifuza kuba yakadresa umukunzi wa APR wibaza uti ese ko hari ibyo twari turi gutegereza muri wowe tukaba tutari kubibuka abonye umuntu hari ikintu cyo guhita bakoramo nk'isomo ku mpande zombi agomba kuvuga ngo okay hari ibyo tutashoboye kugeraho mu myaka 5 ishize Darko hari ibyo twamuzaniye n'umushinga twakora iki ngo uyu mushinga noneho ukunde icyo nicyo cyo kureba cyane icyo nicyo kiri objective ntago bitandukanye n'imvugo abantu bibuke Pep Guardiola aza muri Man City yajyaga akoresha nziza cyane none ugasanga abantu wa mugani wawe barashaka kubyanariza kuri niveau y'ubwenge bwabo bagashaka Mansuru nta kibazo afite n'abakinnyi ba Man City nta n'ikibazo bafite ariko ugasanga abantu nibo bashaka kubigira igitangaza ngo buriya ngo batinya Champions League Guardiola amutungaga mikoro yavireye mu kimwe cya kane akavuga ati turi kipe nto muri ibi bintu bya Champions League turi gukura
agasubiramo ijambo nakunze kurivuga nyiri kuri Radio 1 n'ahangaha kuri Radio Rwanda mu ma interview ya Pep umwe mu bantu nkunda bagira ukuri yasuragamo ijambo ngo what we need is to be close. Icyo dukeneye ni ugukomeza basi gukomanga aho hafi kuba turi hafi aho tujyemo tugere kimwe cya kane tugere kimwe cya kabiri tuzamuke tugere finale. Aranahatsindirwa aravuga ati urabibona ko n'ubwa mbere tuhageze progression hari ugukura guhari kugaragara. Noneho reka turebe ko twagera kuri finale bwa kabiri tukagitwara. Byaje kurangira nanagitwaye. No kubakinnyi bereka ngaruke gatoya iyo bamutunze mikoro akambwira ngo Haaland yatsinze bino bitego gutya na gutya atara batangiye kuvuga yuko ameze nka Lionel Messi cyangwa Cristiano kabatoya. Siwe mu ntwari gake uyu nguyu ntabwo ari Cristiano nta nubwo ari Messi. Ibintu Messi yakoze murabizi n'ibintu Cristiano yakoze murabizi. Haaland ni umukinnyi mwiza ariko sumwe muri abo ntabwo ari aho. Kuki nanze urugero rw'umutoza w'umuzungu n'umuntu avuze ngo ufite imibare nk'iya Messi ariko ntabwo ufite Ballon d'Or nk'iza Messi. Umutoza wakavuga ngo ntabwo uri Messi ntabwo abakwanze abakubwiye ngo na Messi ibyo bintu yagize imyaka 10 yo kubikorera. You are still young, you can do that. Ntabwo akubwiye ngo nguciye intege ngo ntuzigera bo Messi ntabwo bashyizeho iherezo. No. Ni yavuze ngo what we need is to be close. Cyo dukeneye ni ukwegera twe turi hafi y'igikombe tujye tukitabira tugere demi finale. Ntabwo abwiye abafana ngo mwihanagore ntituzagitwara oya avuga ngo trust the process. Mwizere ko ibi bintu ari umushinga turimo ariko turimo neza tugenda dukura kandi biragaragara. Icyo nge nicyo nakwifuje kubona kuri APR. Kuyibonamo gute rero? Kuyibonamo harimo ikintu cyo kubanza gusobanukirwa n'ikintu cyitwa umupira uko uteye mu ndorerwamo y'ukuri itari yo kwibeshya. Hari ibintu nka bitatu abantu bagomba kubanza kumva. Ikintu cya mbere ni ikinyoma kiri mu bantu kibabwira ngo APR ifite amafaranga umurundo izakora ibintu byose izazana kalite ya mbere ku mugabane wa Afurika. Reka nkoresha ijambo abakinnyi bafite ubutunzi budasanzwe mu gutwerigani ku kijyanye n'icyo cy'amafaranga ukomojeho abanyamakuru baranakibajije. Ariko afande aravuga ati mu by'ukuri ibyo bintu muvuga ati nabonye musohora ngo abahemba menshi kurusha abandi zabana mwabikuye ariko turakinnye pe ati afande turakinnye ibyo bintu birahita bibuzuzanya. Yakoresheje iryo jambo oya na wena nkoresha iryawe nkoresha context yanjye yaravuze atari amafaranga nta twabona. Yaravuze ati muvuga ko dukize wenda murebeye kubo duhanganye nabo ariko tubabwije ukuri tubona ahubwo naho turajya cyane rwose. Yavuze ukuri rwose afande. None se iriga iryo jambo ritandukanye n'imyaka 5 ishize. Ati turashaka kuva no kuri Minadefu tuyicungireho gusa tukareba uburyo handi twashakira amafaranga tugacuruza ntago amafaranga dufite no kuko Imana duhanye. Afande raturahiriye pe kuki mutubeshyira kwe ese ukuri. None se nuko iryo jambo rivuze mu buryo bw'ubukungu ayo ni amakuru y'ubukungu ariko nujya kuri Darko Nović yaduhaye amakuru ari tekinike y'umupira. Ayo ni yababaza abantu kuko agusha ku maranga mutima nyamara n'abareyo. Iyo context ni imwe mu bya APR hanganye nabyo Pyramide Monastir Berkane Simba Yanga ibyo bashora aho niho twifuza kuba turi nk'ikipe APR. Nibyo umuyobozi akubwiye mu makuru y'ubukungu. Uwa tekinike yakubwiye ati mu myaka 5 ishize twari turi he se watsinzwe muri Sekafa ejo bundi mu mikino nyafrika Pyramide ni mukuyemo no sawa se umukunzi wa APR yifuza kuba ari bivuze ko nyine icyo kintu nikirakorwa. Duhera aho mu bukungu rero ubukungu abafana ba APR abumva ko APR ifite ubushobozi bwaterura $300 by'amadolari ikajya muri Tanzania ikagura Ziski igahita igenda ikajya muri Afrika ikagura umukinnyi muri Melody nk'umuzamu wabo bakumva ko yahita ijya muri Raja Casablanca ikazana undi mukinnyi noneho bakumva APR ishobora gufata nka miliyari nk'icumi ikazikoresha muri recruitment ikajya nka periyoro ya $1 million buri kwezi. Nyamara hari investment ishoboka ingana n'ubukungu
bwaho iyo kipe ibintu byose bizamukiye icyarimwe ugiye kureba mbere na mbere ngaha abantu batangira kwibeshyera rero fondasiyo ya APR ubundi fondasiyo ya APR ni iyi ni Rwanda Premier League sibyo ukareba APR FC ikigo irepresenta mbere na mbere aho ni uhera bavuga ati ibi byakavuye muri Rwanda Premier League nibyo byagasunikiye ekipe gushora muri ya mikino hafi 12 y'imikino nyafurika ishobora gukina kugeza kuri finale sasa isaha nimba shampiyona ubwayo itarabasha gushyigikira ekipe tuzisanga ekipe ari gushyigikira shampiyona oya ni tape par tape nimba Minadef izamutse nimba igihugu kizamutse nimba sorry kubivuga wenda azamu sibyo yambarwa na APR sibyo nimba nayo iri kuzamuka mu bukungu runaka by'umwihariko mu Rwanda kuko niyo yambarwa na APR uko bigenda bizamuka ni APR izava kuri miliyoni 200 kajya kuri 300 etape par etape ntago umuntu azajya atera hejuru igipfunsi kuri parafoye nibibaho ntago kuba munsi aharenze kuko ugomba kuguma munsi y'iyo parafo kugeza ibaye etaje ukajya muri furo ya kabiri ariho rero mu by'ubukungu ruvuye ngo nyemereye tuhava tujya handi ibyo birumvikana ko abafana ibintu by'amafaranga katubanze twumve afande nawe tumuha umwanya Brigadier General Deo Rusanganwa chairman wa APR aravuga byinshi birimo n'ubwo bukungu twagarutseho avuge byinshi ku bijyanye n'ikibuga ndetse na ya BC abafana baradufasha kubaka izindi ngingo ebyiri dushaka kuvuga kuri APR ntacyo reka tumwumve katwumve afande Deo ku kibazo rero cya evaluation y'umutoza njya numva mwazikoze pe babaye equipe ngo mukore zero evaluation zanyu hari ukuntu mukore evaluation nkabumva pe bamwe penda imiranya namwe byo muvuga ariko mujye mwiruka kuriya n'umutoza ufite contract ntabwo wamwirukana nayingiye kubivugana nabi no mu Rwanda itegeko ryayo gufata umukozi nabi ntabwo byemewe mu rugo nabe ngira ngo hagiye itegeko ritirukana umukozi wo mu rugo uriya si umuntu wakwirukana ubukanya hari icyo contract ivuga ariko n'ikindi no turebe ku musaruro niwo ngira ngo twibandaho cyane iyo mukora evaluation zanyu muvuge uko akina mukavuga ko ari inyuma rero ibyo turabyemeranya ko nanjye nakabaye ndi imbere ntawe utabishaka ariko mwibuke APR ijya gusigara cyane inyuma ukubera iki kubera ko yagize kandi nawe mwigize kubikoraho ntuza comment uburyo dufite ibirarane byinshi impamvu bitera twasanze APR yabitera nukubera ko ari iri mu marushanwa mpuzamahanga bitera kumisinga imikino ya Rwanda Premier League tugira ibyo birarane byinshi hari ukuntu rero by'affecting equipe nubwo nge ntabyemera cyane ariko iyo mu bisesengura nkabumva ndemanya namwe mwese ko hari abo by'affecting equipe iyo ni imbogamizi indi nayita ko ari challenge yagize indi ni ugufata abakinnyi bashyashya akongera akabi introducing muri equipe yari sanzwe hari nabyo byamubereye challenge nubwo ntabiha umwanya munini cyane ariko ngewe nk'umuyobozi ibyo mbitekerezaho national itwara abakinnyi ngiye kuvuga abasirikare nibo nyobora munyihanganira abakinnyi hafi 10 baba bari muri equipe nationale reba abakinnyi bose 10 kuza ngo bongere iyo bavuye muri national team kugira ngo baze bongere reintegrating mu bandi basigaye uto tuntu uragenda akatuvuga njyaraho mwumva noneho twajya muri mwajya ubwo ndavuga ikibitera wenda kuba twarasigaye inyuma ntabwo ari urwitwazo cyane ariko ndavuga ko byahaba kuba byaba factor imwe kuba twarasigaye inyuma mu manota amwe muzi ko hagiye habaho ni andi manota APR yabuze kubera amakosa yabaye yo gukinisha umubare w'abanyamahanga benshi abe nawe yavuyeho ayo na 3 ubwo hasigaye 2 twaranganyije ibyo rero okay sinze kwisobanura impamvu turi inyuma ya Rayon Sport cyangwa indi equipe turi imbere nako ni Rayon Sport nta yindi ntabwo ibyo twavuye ngo ni urwitwazo ariko tugenda tureba akantu ku kantu ariko none ngenda babwira kuri umutoza tugomba kubaha amasezerano afite na club amasezerano njya numva munayasobanura murana yazi ukuntu ateye wenda wambwira uti kuki mwamuhari amasezerano ateye kuri ariko
ubuyobozi bwari bushobora kubwira buti yari yatakaza ngahe bagenda bamurentinga n'amanota afite amanota amaze gutakaza ubu nabara ejo bundi yatwaye igikombe cya ntuza cya yabuze ikihe ntabwo birimo njye navuga ibiri mu masezerano ye yes amaze gutaho angahe rero ni make kugeza igihe azata yandi bemeranyije 50% ntarayageza aho murumva yo tugomba kubaha umutoza ariko mukavuga muti murabona nta kizere hari inzego zimwe evaluating nanjye nzirimo bigendanye na contract niba satakugejeje aho yagomba kugeza twarabyemeranyije kuki twamutegereza ariko ushyizemo akano kuvuga ngo ntabwo sinzi uko twakwigisha coach twebwe abakinnyi bo wenda twakwihangana ariko uburyo buri tekinike wenda naha ku bakinnyi kuki dusezera abakinnyi batageza aho bageze ekipe so muri buryo bwa tekinike bavuga impamvu bamwe bagenda mu by'ukuri ibyo muvuga ni inzego zimwe ziba zirubatse izindi ntizubatse ndemeranya nabo ariko mwibuke ko APR iri affiliated kuri Ministry of Defense so hari za clubs nyinshi icyo kintu rero barakibonye Minadef yarabibonye nibwo itangiye kugerageza rero uburyo ibyo bintu byakemuka yashyizeho noneho hari board bita ASCAB that is APR Sports Club APR Sports Clubs board iyo board yagiyeho kugira ngo noneho irebe izo gaps aho ziri mwabonye iyo board irahari iyobora ama clubs yose atari football yonyine dufite clubs zigeze kuri 11 batangiye iyo ntuza board igiye uyoborwa na Major General Vincent Nyakarundi akaba yungirijwe na Colonel Innocent Munyengango n'abandi n'izindi nzego iyo board rero niyo ifite inshingano zo kugenda igenda yubaka noneho clubs biri mu nzira rero structure ya APR FC nkuko Ruviyanga wabivuze nibyo ntizari zuzura ntabwo ari ibintu rero nkuko Jarika bivuze ntabwo hari imyanya agiye avuga poste agiye avuga z'abantu bagomba kuyobora izo poste bafite izo expertise yagiye avuga ntabwo rero byaba automatic uwo munsi abo bantu kubashaka turabafite yes ndibaza ko mu Rwanda bahari probably ariko se hagomba kubona na ntuza na budget yabyo ni ibintu rero iri ASCAB kirimo ikiga kugira ngo ibyo bintu byubakwe turimo turasoza kuri APR kugira ngo twinjire muri Kiyovu Sport twafasha akaruko twumvishe Brigadier General Deo Rusanganwa ni chairman acting chairman w'ikipe y'ingabo yavuze byinshi ariko twagiye turi buganire no ku buryo amafaranga ya APR yifuza kugera kure bijyanye n'amaklabu yandi uburyo abayeho ariko se wa mugani amafaranga ubundi yo ahari akoreshwa neza icyo ni cyo kurebaho ni ko umushinga wa APR ukwiye gusuzumwa ntukwiye gusuzumirwa mu kintu abantu bahora ndetse niba ari ukuba dufite amakipe adakize noneho bikaba ko ari wa muturanyi watetse akanusu k'inyama abandi badafite n'ibishyimbo bya mituyu noneho bagahora bavuga ngo urukarango rwe sinzi igihe kizaba bikagera ahantu abantu bumva ko nibyo APR ishaka kugera itari yagera amafaranga yababwira ngo mu makipe 16 meza ku mugabane urimo n'ibiki na Champions League bakakubwira ngo na makipe 16 meza ku mugabane wa Afrika agomba kugera muri ayo matsinda kuko na matsinda barane buri tsinda rigizwe n'amakipe ane therefore na makipe 16 ku mugabane ugiye gutondeka mu buryo bw'ubukungu ntiyazamo nubwo ubukungu atari bwo bukina turabigarukaho ku kibazo warubajije ariko hari ikintu nyine lemi kolita so-called narrative hano ukuntu ishora
ngo imisoro yacu y'abanyarwanda amafaranga ngo apfubusa ngo agira ate ngo menshi ngo izo miliyari ngo zigira zite ngo uvuga utarabona. Niyo mpamvu babwira abantu ngo travelinga uzamenya, n'abahanga bagira inama abantu kugenda kugira ngo bamenye. Wajya kumva ngo APR yakuyemo na piramide, ariko iyo ugeze mu Misiri ukareba facilities zonyine nka stade ya APR yatsindiweho ya piramide yakenewe na piramide hanze ya stade, mujye mwumva abandi bantu bageze mu mupira, ari nacyo kintu tugomba gukoresha amafaranga. Twageze kuri stade nka APR yabukuye nka 12:00, tujya kuri stade nka 10:45 gutyo, hafi 11:00 kugira ngo bakoremo n'ibintu banakore biri abatoza bakora byo kushyiramo amakona n'ibiki utuntu bifata nk'iminota nka 30-40 gutyo. Turi kuza hari ibibuga hanze ya stade bigera kuri 4 bitandukanye by'imyitozo. Ababyeyi hari haparitse imodoka zirenga nka 200 bazanaga abana mu myaka itandukanye, ukabona utwana turi mu myaka nk'I9, 11, 12, 14 gutyo n'abandi batoya nk'irindwi gutyo. Abana bari kuva ku ishuri, imodoka zikabazana ku myitozo, nyuma parking imodoka zigasohoka, abana bataha abandi binjira, abana bataha abandi binjira. Turababwira ngo naha bose bari, aravuga ngo oya, hari n'ibindi bibuga byinshi byubatswe muri New Cairo, bafite Old Cairo na New Cairo. Ngo ni nako bimeze no mu mijyi nka Alexandria n'ahandi. Nuvuga ngo aya masaha murimo abana bavuye ku ishuri muje mu myitozo, nuko amakipe mu Misiri abayeho, n'urujya n'uruza mu makipe y'abato mu byiciro bitandukanye, imyaka itandukanye. Harazamo abana baramubwiye ngo uzajya winjiramo 10:00 ukene kugera 11:30, musokemo abandi binjiramo 11:30 kugera 1:00, musokemo abandi binjiramo 1:30 kugera 3:00 gutyo, urujya n'uruza. Ababyeyi bari mu kazi bazana abana, ibitekerezo naho biri. Umunyarwanda hano icyarimo gutindaho nuko batamwise umunya Brazil, nuko batamwise ngo bavuze ngo arakennye, ngo indege ntizima. Turi bande turashaka kubiki duto turi petit tuda. Icyo dukwiye gukoresha amafaranga twita make, kuko ni make. Cyo nicyo ntuzagitindeho. Ntabwo u Rwanda ari Misiri anterime y'amafaranga, si South Africa, si Maroc, oya sibyo. Oya ikijyanye n'amafaranga ashorwa mu mupira sibyo. Hari umuvandimwe utubwiye Mickey Junior aho ugaragaza uko muri iri soko ryo mu kwambere ibihugu byashoye, u Rwanda rwashoye mu $150 by'amadolari. Wenda ashobora kuba yibeshye cyangwa se ari hafi y'ukuri, ariko Tanzania duturanye ingiyi yumva ko bamaze gukora investment mu mupira bashoye miliyoni y'idolari irenga, badukubye inshuro zirenga 10 muri soko ryo mu kwambere. So tubanze twirebe mu ndorerwamo y'ukuri, turi bande, tumenye noneho ko dutangira gukoresha bike dufite mu mupira. Icyo rero APR ni kigomba kwiga, kumenya gushora neza, kuko umupira utanga nuko kuri ko si hame ko ashoye byinshi ari ugera kure, ushaka gushora bike ukabikoresha neza. Icyo nicyo APR igomba gutindaho. Naho kuhora mu story y'abantu ngo yamfaranga ngo imisoro ugomba gusora nyine, iyo se ni inkuru. Kumva gusora uri umunyagihugu, ibyo ni itegeko. Naho uko budget iba allocated, ibyo ntibishinzwe. Ntago ari ushinzwe kugena amafaranga kamemo, ntago uri ministre w'ubukungu. Icyo ukora ni ugusora nk'umunyagihugu, bindi nta ukanabaza n'uburenganzira bwawe kubaza ku misoro yawe. Ariko niba budget ijyana kwa APR bw'amafaranga runaka, you can't, ntacyo wabikoraho, kozi nyine niko bigenwe, niko biteye. Kandi ifite ibyihagarariye binatumye nawe uyu munsi wa none uriho. When you question about APR, remember back in the days APR yabaye hwite ivuze iki ku buzima bwawe. Urakoze cyane.